ijambo ry'Imana ngo nzandika amategeko yanjye mu mitima yanyu. Ijambo ry'Imana ngo nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye hanyuma mbaho umutima mushya, umutima ubasha kumva, umutima ubasha gukiranuka bigakunda, umutima utari uwo muri Egiputa, umutima utari uwo mu byaha, ahubwo umutima wo gukiranuka. Ubutayu, urugendo rw'umukristo. Imana yari imaze igihe irinda, hari ikintu cyabaye gikomeye, ngo Imana yishimiye ko Farawo n'ingabo ze zikurikira Abayisiraheli kugera ku nyanja itukura. Bamwe bagendaga n'amaguru, abandi bagendaga n'iki? N'amafarashi. Ariko Bibiliya itubwira yuko ngo Imana yashyize igicu hagati y'ingabo za Farawo n'ubwoko bw'Imana bwitwa Isiraheli. Icyo gicu kikajya kigenda kibakingiriza ku buryo ingabo za Farawo zitamenyaga aho bari, kugeza ubwo bageze ku nyanja itukura, Abanyegiputa bahishurirwa Abayisiraheli, bababona bambuka. Hanyuma igihe bo bageragezaga kwambuka, Bibiliya itubwira yuko Abayisiraheli bambutse bakagera hakurya, ariko Abanyegiputa, Farawo n'ingabo ze zose nta n'umwe warokotse. Kubera iki? Bamwe bashushanyaga bemeye kwizera Imana bakambuka, abandi n'abatabikoreshejwe no kwizera, bari kwambuka ariko badafite kwizera. Inyanja itukura, kwejeshwa amazi, kubatizwa. Igihe bari bavuye ku nyanja itukura, batangiye urugendo, bagendaga hehe? Mu butayu. Sibyo yemwe? Na n'uyu munsi ubutayu bugereranya urugendo rwa gikristo, rurimo ibigeragezo, rurimo ubushyuhe, burimo ibintu byinshi bitubereye imitwaro. Ntabwo ari urugendo rwo kwezwa, ntabwo ari urugendo rworoshye, ntabwo ari inzira yoroshye. Si inzira umuntu agenda yumva ari ibintu by'umunyenga, ahubwo ni inzira y'intambara, ni inzira yo kurwana iri hagati y'icyiza n'ikibi, aho Imana ikora mu mibereho yacu, ikajya igenda ituguranira, ikura ibi mu buzima bwacu, yandika ibyiza mu buzima bwacu. Twabisubiyemo kenshi, bene data twizera kimwe, reka twe kuba abantu b'igitabo n'inyuguti gusa, ahubwo duhinduka abanyamasengesho. Duhinduka abanyamasengesho. Dukeneye gusenga kugira ngo imbaraga z'Imana ziva mu ijambo ry'Imana twamenye zibone imbaraga. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya, haleluya. Mana ni nziza kandi ibihe byose. Amen. Dushimira Imana n'ubundi mugoroba, babaye hano ejo twagize icyigisho twize gifitanye isano n'icyo turi bwige uyu munsi. N'ubundi cyari gifite insanganyamatsiko ivuga ngo hakuru wavutse, ariko kandi twakirebeye mu gutsindishirizwa, kwezwa no guhabwa ubwiza. Ni urugendo rw'umuntu ujya mu ijuru, abafite guhamagarirwa kwemera gutsindishirizwa n'Imana, uko ni ukubyarwa n'Imana, uko ni ukwemera imbabazi z'Imana. Yesu yaravuze ngo nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho amahanga yose. Kandi yaravuze ngo Imana yakunze abari mu isi cyane, yakunze abari mu isi cyane, cyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Umaze kwizera rero aratsindishirizwa, umunsi akabarirwa ibyaha byahashize, agatangira urugendo rujya mu ijuru. Bitangiye urugendo rujya mu ijuru rero, muri urwo rugendo habamo kwezwa, aho Imana igenda ihindura amateka yawe, aho Imana igenda ikosora ubuzima bwawe bwahashize kugira ngo ikugire uwayo rwose kandi use na Yesu. Abakora urwo rugendo bagakomeza kwizera, ntibasubira inyuma, ntibatera Imana umugongo, abo ngabo bafite ubugingo buhoraho. Ejo twize ibyo tubona ko ku iherezo ry'urwo rugendo abantu bemeye gukurikira Imana gutyo, iyo uvuye mu mubiri ukikomeje urugendo rwo kwezwa, ubutegereje ubwo Yesu Kristo azagaruka ukazahabwa ubwiza. Bakundwa, turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa ni kurerekanwa. Icyo tuzi nuko Kristo niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Bibiliya irenzaho ngo uvuga ibyo yiboneza nk'uko agenje gute aboneye. Uyu munsi rero turareba ubuturo bwera, gutsindishirizwa, kwezwa no guhabwa ubwiza. Reka dusenge. Mana nzima, turagushimye cyane, izina ryawe rihabwa icyubahiro.
uyu mwanya abana bawe duciye bugufi, turashaka kugirirwa neza nawe. Zuvugane n'imitima yacu, twigishe mu izina rya Yesu. Kuva mu itangiriro ry'urugendo rw'isi, Bibiliya ni igitabo cyandikiwe uyu mubumbe wacu, kivuga amateka yacu, kivuga kuri twebwe kuva ku irema kuza kuri Adamu, ibindi ntago twabihishuriwe. Kuva kera Imana umugambi wayo yifuzaga yuko umwana w'umuntu yakurikira inzira nziza. Ijambo ry'Imana bivuga ngo agakiza no kurimbuka bikuri imbere ngo uhitemo. Kuva mu gihe rero cya Adamu, Bibiliya itwereka yuko Adamu yashoboraga kuvugana n'Imana mbona nkubone. Nyamara Imana yari yaravuganye na Adamu yuko Adamu agomba kumvira, nyamara imushyira imbere amahitamo, iramubwira iti dore hariya mu ngobyi harimo igiti kimwe ntuzakiryeho. Adamu yaje kuva mu masezerano y'Imana, ntiyumvira Imana, nuko arya ku giti Imana yari yamubujije, abayisha isezerano yari afitanye n'Imana. Mu Baroma 5:12 turasoma no 17 no 19, aravuga ngo bimeze bityo nkuko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. 17, kuko igicumuro cy'umwe cyateye ko urupfu rwimikwa n'umwe, ni nako abahawe ubuntu busesekaye n'impano yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe ari we Yesu Kristo. Kandi nkuko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko abenshi baba abanyabyaha, niko no kuyumvira kumwe kuzatera ko abenshi baba abakiranutsi. Muri iri somo turabonamo urugendo n'ubundi rw'uko nubwo icyaha cyaje, bityo umuntu akajya kure y'Imana, akajya hanze y'urugo. Adamu wari uri mu ngobyi ya Edeni agasohorwa mu ngobyi ya Edeni. Dukwiriye kwibaza impamvu Imana yasohoye Adamu mu ngobyi ya Edeni, hanyuma hahandi yajyaga ajya gusoroma imbuto bya biti yajyaga aryaho, kimwe muri byo Imana ikahagarika abamarayika bo kukirinda kugira ngo Adamu adakomeza kurya kuri cya giti akaramira mu byaha. Adamu yari yavuye mu isezerano ry'Imana, icyajyaga kuba umugisha kuri we Imana igishyiraho abamarayika. Kuva icyo cyaha cyaza mu isi rero, inyoko muntu yatangiye kubamo amahara kwinshi, aho abantu batangiye kuba amahara kubiri. Abakomotse kuri Kayini bitwa abana b'abantu, abakomotse kuri Seti bakitwa abana b'iki? Abana b'Imana. Abo bantu nabo igihe cyaje kugera, abo bitwaga abana b'Imana n'abitwaga abana b'abantu nabo baza kugenda batatana uko isi yagendaga igwira cyangwa se iturwa, bajya hirya no hino. Adamu n'urubyaro rwe bahinduka ishyanga rimwe ry'abantu bavukiye mu isezerano ry'Imana ryo kumvira, ariko bakaritera umugongo, bishyira hanze y'ingobyi ya Edeni, bishyira hanze y'urugo. Adamu utarakeneraga yuko yubakirwa inzu imutwikira, watwikirwaga n'ibiti, atangira kubona yumva imbeho n'izuba bimugeraho. Igihe cyaje kugera, abantu bahinduka babi, ibyaha by'abantu bibazanira kurimbuka. Mu gihe cya Nowa, Imana yahaye Nowa umurimo wo kubaka inkuge, ariko kandi uwo murimo Nowa akajya gukora abwiriza n'abantu, ababwira ngo mwihane ibyaha byanyu, muhinduke muhindukire. Yamaze imyaka 120 yubaka inkuge kandi yigisha. Abantu bahawe amahirwe yo kwinjira muri iyo nkuge, ariko ayo mahirwe abantu bayapfusha ubusa kuko bari banze kumva ijwi ry'Imana ribahamagarira kwihana. Ndetse bahawe amahirwe yo kwihana, ariko igitangaje nuko ibiremwa bindi byari birimo n'ibiremwa Bibiliya yita ngo ni ibizira cyangwa se byanduye, bimwe muri byo byashoboye bajyaga babibona byambuka bigenda, ariko abantu imitima yabo igakomeza kwinangira. Sinzi ngo byatwaye igihe kingana iki inyamaswa zinjira mu nkuge, kibasha kuba atari igihe gitoya, ariko abantu bakomeje kubona ibyo, iyo sene ntigire isomo ibigisha. Imana yagiye kurimbura abantu ho mu gihe cya Nowa, ibyaha bimaze kugwira, nicyo biri tubwira. Abantu bari bageze ubwo umuntu aza kugama munsi y'igiti cyamuha igicucu cyiza, akumva aryohewe n'icyo gicucu, akagihindura ikigirwamana, akacyubakira igicaniro, akagitambira ibitambo.
abantu bari bageze ubwo babona imigezi. Ayo magambo yanditse mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi kuri chapitre ya 7. Bari bageze ubwo babona umugezi mwiza ubaho amazi yo kunywa, yaba afite inyota yanywa muri uwo mugezi akawuhindura ikigirwamana cye, yabona inzira agenda mitamuvunnye igahinduka ikigirwamana cye. Ngo abantu bari barubatse ibicaniro by'ibigirwamana no mu mirima yabo, ku buryo yabaga ari mu murima hinga, hanyuma akaza gufata umwanya akajya gutambira cya kigirwamana agakomeza imirimo ye. Abantu bari barabaye babi, Imana ibona nta kindi gishoboka uretse gukiza abakiranutse kugira ngo ahari ishyanga rizakurikiraho bazaba ubwoko bwumvira Imana, ubwoko buyoboka Imana. Igihe cyarageze Imana ikomeza gushaka ubwoko. Kuki Imana yakomeje gushaka ubwoko buyitirirwa? Kuki Imana yakomeje gushaka abantu bayitirirwa? Nuko yifuzaga ko izagira abantu iheraho irokora abandi bantu. Yifuzaga ko hagira umuntu umwe uyitega amatwi akayumva akayiyoboka, uwo muntu akazahinduka ishyanga. Mu myaka 430 ishize, uko yitwaga, aho yari atuye, aho yasengeraga, uko yasengaga, byatugora. Bitwabiganiriyeho n'ibushize. Byatugora kugira ngo tubimenye. Abayisiraheli ubwo bwoko Imana yari yatoranyije iciye muri Aburahamu ikamubwira yuko izamubyaza ishyanga rizahinduka ubwoko bw'Imana byubahiriza, ubwo bwoko bwaje kujyanwa muri Egiputa. Ibintu byose biri mu mateka dufite muri Bibiliya bifite ibisobanuro, bifite icyo bigambiriye. Nubwo Imana itabajyanye muri Egiputa byo kubajyana gusa, itemeye ko bajya muri Egiputa byo kubajyana gusa, ariko byose byari bifite icyo bigambiriye n'icyo bitwigisha. Abisiraheli twarabibonye, bari baribagiwe. Farawo n'uburetwa byari byaragiye bibahanaguramo imico yose yo kumenya Imana, bari baribagiwe no kubara n'iminsi. Ibyo twarabibonye, n'iminsi y'icyumweru bageze ubwo barayibagirwa. Twiga icyigisho cy'isabato twabonye uburyo Imana yakoresheje manu, ibyo kurya, mu buryo bwo kugira ngo Imana igende ibibutsa no kubara iminsi. Abantu baza gutora manu bakabona bigeze ku isabato nta manu yaje, bakavuga ati uyu ni umunsi wa kangahe? Ni umunsi wa 7. Noneho ejo bagahita bavuga bati ubwo nta manu yaje ejo, uyu ni umunsi wa kangahe? Wa mbere. Abantu bahera kuri ibyo. Nyuma yaho Imana iza kubibutsa irababwira ati wibuke kweza umunsi w'iki? Umunsi w'isabato. Imana iri kwishakira ubwoko bwayo. Imana iri mu rugendo rwo gushaka abantu bazayihagararira. Imyaka 430 ishize baje kuva mu buretwa. Urugendo rwabo rwose rwasaga cyane n'urugendo rwo kwizera. Byarasaga rwose. Muri Ezekiel 36 ku murongo wa 23 kugera ku 27, Abayisiraheli ubwo bari barahindutse ubwoko bwibagiranye, ubwoko busa nkaho bwibagiwe Imana. Muri Ezekiel 36:23 turavuga ngo kandi nzubahiriza izina ryanjye rikomeye iryazururiwe mu mahanga ari mwe mwariziruye, maze amahanga azamenye yuko ndi Uwiteka. Ubwo nziyerekana muri mwe imbere yabo ko ndi uwera, niko Umwami Uwiteka avuga. Nuko nzabavana mu mahanga mbakoranirize hamwe mbakuye mu bihugu byose, maze nzabageza mu gihugu cyanyu bwite. Haleluya. Nzabanyanyagizamo amazi meza, maze muzatungana, mbakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Nzabaha n'umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya. Nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye. Kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Imana yageze ubwo igendana n'Abayisiraheli. Imana ibakura muri Egiputa. Harya Egiputa ishushanya iki? Uburetwa, sibyo yemwe? Egiputa bari mu buretwa, kandi ubwo buretwa bwo muri Egiputa neza neza bushushanya n'ubundi uburetwa bw'ibyaha. Nimugoroba twabivuze ikintu cyitwa uburetwa bw'ibyaha, reka nkigarukeho gatoya. Iyo umuntu akiri muri Egiputa, iyo umuntu akiri mu byaha, nta mbaraga na nkeya aba yifitemo zishobora kurwana n'icyaha ngo agitsinde. Uri mu bubata bwa kamere, nta bubasha bafite muri we bushobora gutuma icyaha kije mu buzima bwe, ikigeragezo kije mu buzima bwe arwana nacyo ngo agitsinde. Kiba cyaramuhinduye cishwaha. Icyo kigutegetse ukora icyo ngicyo, kubera yuko nta mahitamo uri imbata. Mu gihe cy'Abayisiraheli uwitwaga imbata, iyo watoranyaga kugira ngo uhinduke imbata, iyo bakujyanaga bakakugira imbata, ntabwo aba gufite amahitamo namwe. Sobuja niwe waguhitiragamo aho ujya, aho utajya, icyo ukora, icyo udakora.
niba uri umusore ugeze igihe cyo kurongora, iyo atakubohoraga ntiwagendaga. Bityo ububata bwongeye gukoreshwa muri Bibiliya mu gihe cya Egiputa, ariko kandi bwongera gukoreshwa mu gihe cy'isezerano rishya busobanura icyitwa ububata bw'ibyaha. Iyo umuntu ataramenya Imana, ataratsindishizwa nk'uko twabibonye ejo, aba ari imbata y'ibyaha, ku buryo nta mahitamo namwe aba afite ku bijyanye no guhitamo icyo gukiranuka. Abakeneye ikindi kintu. Abayisiraheli igihe kiragera, Imana ibavana muri ubwo buretwa bwo muri Egiputa, ibajyana ibakoresha urugendo rwajyaga i Kanani. Igihe Abayisiraheli barakiva muri Egiputa, urugendo rwongera rwo kuva muri Egiputa rushushanya kwakira ubuntu bw'Imana cyangwa se kuva mu byaha. Kubera iki? Turi kuva mu buretwa tujya mu gihugu cy'isezerano, turi kuva mu byaha tugana mu gihugu cy'isezerano. Igihe Abayisiraheli baragitangira urugendo ruva muri Egiputa, hari ikintu cyababayeho. Bambutse inyanja itukura. Uru rugendo rwo kwambuka buri gihe Bibiliya ivuza amazi ibiganisha ku bintu bibiri. Kimwe ni abantu benshi, icya kabiri muri iyi nzira turi kuganiramo ibishatse kuvuga koga, sibyo yemwe? Kozwa, gukurwaho imyanda. Abayisiraheli babatirijwe mu nyanja itukura igihe bambukaga bava muri Egiputa. Habayeho umubatizo kuko bari abantu bavuye mu buretwa bw'ibyaha, ariko banyura mu nzira yashushanyaga gupfa no kubaho yitwa inyanja itukura. Iyi nyanja bamwe bayikiriyemo barambuka, abandi bayipfiramo, sibyo yemwe? Abemeye bari bagendanye n'Imana barambutse inyanja iburyo n'ibumoso, bambuka bagenda ku musenyi. Ariko bari bari hehe? Bari bari mu nyanja. Bayigezeho baribaje bati nta yindi nzira yaboneka kuko Imana ishimye kutunyuza aha. Ariko Imana yashaka gukora igitangaza, kuko yari imera bavana mu rupfu ibajyana mu bugingo, yari imera bavana mu buretwa ibajyana mu kuba imbata z'Imana. Bityo rero nta yindi nzira yashobokaga, bagombaga kwambuka inyanja, kandi bigakorwa mu buryo bw'igitangaza cy'Imana. Icyo gitangaza cyakije Abayisiraheli. Imana yari imaze igihe irinda. Hari ikintu cyabaye gikomeye, ngo Imana yishimiye ko Farawo n'ingabo ze zikurikira Abayisiraheli kugera ku nyanja itukura. Bamwe bagendaga n'amaguru, abandi bagendaga n'iki? N'amafarashi. Ariko Bibiliya itubwira yuko ngo Imana yashyize igicu hagati y'ingabo za Farawo n'ubwoko bw'Imana bwitwa Isiraheli. Icyo gicu kikajya kigenda kibakingiriza ku buryo ingabo za Farawo zitamenyaga aho bari, kugeza ubwo bageze ku nyanja itukura. Abanyegiputa bahishurirwa Abayisiraheli, bababona bambuka. Hanyuma igihe bo bageragezaga kwambuka, Bibiliya itubwira yuko Abayisiraheli bambutse bakagera hakurya, ariko Abanyegiputa, Farawo n'ingabo ze zose, nta n'umwe warokotse. Kubera iki? Bamwe bashushanyaga bemeye kwizera Imana bakambuka, abandi ni abatabikoreshejwe no kwizera. Bari kwambuka ariko badafite kwizera. Inyanja itukura, kwejeshwa amazi, kubatizwa. Igihe bari bavuye ku nyanja itukura, batangiye urugendo, bagendaga hehe? Mu butayu, sibyo yemwe? Na n'uyu munsi ubutayu bugereranya urugendo rwa gikristo, rurimo ibigeragezo, rurimo ubushyuhe, burimo ibintu byinshi bitubereye imitwaro. Ntabwo ari urugendo rwo kwezwa, ntabwo ari urugendo rworoshye, ntabwo ari inzira yoroshye. Si inzira umuntu agenda yumva ari ibintu by'umunyenga, ahubwo ni inzira y'intambara, ni inzira yo kurwana iri hagati y'icyiza n'ikibi, aho Imana ikora mu mibereho yacu, ikajya igenda ituguranira, ikura ibi mu buzima bwacu, yandika ibyiza mu buzima bwacu. Ijambo ry'Imana ngo nzandika amategeko yanjye mu mitima yanyu. Ijambo ry'Imana ngo nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, hanyuma mbaho umutima mushya, umutima ubasha kumva, umutima ubasha gukiranuka bigakunda, umutima utari uwo muri Egiputa, umutima utari uwo mu byaha, ahubwo umutima wo gukiranuka. Ubutayu, urugendo rw'umukristo. Kanani, na n'uyu munsi Bibiliya ikoresha ijambo Kanani ya hehe? Yo mu ijuru. Ni igishushanyo cy'igihugu cyiza Imana izaduha. Reka twihute noneho tugere muri uru rugendo rwo mu butayu. Muri uru rugendo rwo mu butayu, Bibiliya itugaragariza uburyo Imana yabaherekeje. Twabibonye, ibabera inkingi y'umucyo ibamurikira nijoro, kandi ikababera n'inkingi y'igicu ibakingira, ibahisha ku manywa. Igihe Abayisiraheli bari bageze muri Egiputa, hari ikintu Imana yasabye Mose. Yaramubwiye mu kuva igice cya 25:8 ngo kandi bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo. Haleluya. Kubera iki?
kubera iki Imana yifuje gutura hagati y'Abayisiraheli, kuki Imana yifuza gutura hagati yacu muri twebwe, kuki Yesu avuga ngo mpagaze ku rugi rw'umutima wawe ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzinjira we tugenze gute? Imana yifuje kugira ngo iziture hagati yabo, kuko bari bamaze igihe kinini, bamaze imyaka myinshi baragiye kure y'Imana, baribagijwe iby'Imana byose, ku buryo Abayisiraheli twarabibonye nta muntu n'umwe wavukiye muri Egiputa, nta muntu n'umwe wavukiye i Kanani wari waravukiye hakuno wongeye ngo ajye muri Egiputa yongera agaruka akiriho, ahubwo abagiye bose bahagurutse muri Egiputa bajya i Kanani ni abantu bari baravukiye muri Egiputa, nta n'umwe wari ufite amateka yahashize. Bityo Imana yifuje gutura hagati muri bo, iravuga iti kandi bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo. Imana ifata Mose imuha amabwiriza yose, iramubwira iti dore igishushanyo, kandi icyo gishushanyo yahawe Mose yarakeretswe, yereka igishushanyo cy'ubuturo bwera bwo mu ijuru. Hanyuma Imana iramutegeka ati genda ubwiriza bazabwubaka babukore gutya. Muri Bibiliya harabivuga mu kuva ku gice cya 25 kugera ku gice cya 31 baba bavuga iby'ubuturo bwera uko bwari bumeze n'imirimo yabukorerwagamo n'ibindi byose n'iby'abatambyi basabwaga. Imana imaze kwereka Mose iyo shusho, aragenda yibwira abagombaga kubikora, barabikora. Ubuturo bwera bumaze kurangira, nyuma y'iminsi 8 abatambyi bagombaga gutangira gutambira muri ubwo buturo bwera. Ariko ikintu gikomeye cyahabaye igihe ubuturo bwera bwari bumaze kurangira, ngo Mose yagiye ku ruhande n'abandi bantu bari baraho ngaho, ngo bagira ngo bitegereze imirimo bakoze nibihuye koko n'iby'Imana yari yarabwiye Mose. Ngo igihe bari bakiri kwishimira ibyo ngibyo, ngo nuko haza igicu kimeze nk'igicu n'ubundi, ngo iramanuka itwikira ubwo buturo, haza igitinyiro cy'Imana, ngo abantu bari bari aho ngaho babona ubwiza bw'Imana aho ngaho, bagira ubwoba bamwe, ngo mu gutuza babona icyubahiro cy'Imana aho hantu. Imana yari ije gutaha inzu yayo. Haleluya! Imana yifuza gutaha umutima wawe. Imana yifuza yuko yubaka ubuzima mu mibereho yawe ibasha gutaha, ikavuga iti dore nubatse inzu mu mutima w'uriya mwana wanjye, naje kuyitaha. Imana yaje gutaha ubuturo bwera. Hanyuma Imana imaze gutaha ubuturo bwera, n'aya mabwiriza yose yari yarumvikanye, nagira ngo tubanze turebe ese kuki Imana yabwubatse mu butayu hagati y'aba bantu, nuko Imana yifuzaga kubana nabo. Ariko kandi icyo gishushanyo cyose cyari gifite ubusobanuro. Reka turebe igishushanyo cya mbere gifite umuzenguruko witwaga uruzitiro rw'urugo. Hanze y'uruzitiro rw'urugo hari mu butayu, sibyo yemwe? Imbere y'uruzitiro rw'urugo hari mu buturo bwera. Umuntu wese wagaragaraga nk'uri hanze y'ubuturo bwera n'ubundi yabaga ari muri ya ntambara. Tugiye kubireba mu buryo burambuye. Ubuturo bwera bwari bugizwe n'uruzitiro, reka tubyite igipangu. Icyo gipangu kikaba gifite umuryango. Umuntu winjiriye muri uwo muryango akaba yinjiye muri cya gipangu akagera mu rugo, nk'uko uyu munsi ahantu hacu mu miryango yacu henshi haba hubatse. Twahuranyije, winjiye mu rugo uvuye hanze, uciye mu irembo ukinjira. Kwemera kwinjira ubwabyo byari ikimenyetso cy'uko kwemera kuzana igitambo. Umunyabyaha agahagarara ku irembo ry'ubuturo bwera handi hanze y'urugo, cyari ikimenyetso cy'uko umunyabyaha ashaka kubabarirwa ibyaha bye. Yabaga afite kwizera kumubwira ngo ninjyana iki gitambo imbere y'Imana ni ikimenyetso cy'uko nabajwe n'ibyaha byanjye kandi nifuza kubibabarirwa. Bibiliya itubwira yuko umunyabyaha niwe wisogoteraga itungo yabaga yazanye. Mu rugo hashushanyaga intambwe ya mbere mu rugendo rw'agakiza ko gutsindishirizwa. Ugeze mu rugo hari ibintu byahabaga. Biribuze kutwereka uburyo bukomeye hantu habaga hashushanya gutsindishirizwa. Ugeze mu rugo habaga ikintu cya mbere ni igicaniro cy'ibitambo. Icya kabiri cyahabaga cyari igikarabiro. Igicaniro cy'ibitambo cyashushanyaga igitambo kizima cya Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, nkuko tubibona muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 29. Aho Yohana yahamije ngo dore ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Umunyabyaha nkuko twabibonye niwe wisogoteraga iyo ntama yabagaje gutamba, nuko umutambyi akajyana amaraso akayaminjira ku gicaniro kandi agakora n'indi mihango yose harimo no gutamba igitambo. Kubabarirwa kose kubanzirizwa no kwemera uwo uriwe, kwemera uwo uriwe ariko ukemera na Yesu Kristo nk'igitambo gikiza ibyaha.
Nicyo gituma Imana yabinyujije muri iyo shusho ndende yuko umunyabyaha ubwo abanza akababazwa n'icyo cyaha kandi akakizanira, akahagera, akakisogotera nk'uburyo rukumbi bugaragaza kwizera, kubabazwa n'icyaha no kwizera igitambo cya Yesu Kristo kibasha kumubabarira. Ku gicaniro habaga hashushanya Yesu Kristo nk'igitambo kidukuraho ibyaha. Nimugoroba niba mubyibuka, twize yuko iyo dutsindishirijwe tuba twizeye igitambo cya Yesu Kristo, ariko muri uko gutsindishirizwa tubabarirwa ibyaha byacu byahashize kandi tukababarirwa igihano cy'icyaha. Ibihembo by'ibyaha ni iki? Ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Bibiliya nivuga igihembo cy'icyaha, ntiyumve cya cyaha kimwe umuntu yakoze cy'igicumuro, ahubwo twumve cya cyaha gituma ducirwaho iteka. Ariko iyo ubabariwe ubutarezwaho imyanda yose, nubwo uba wababariwe rwose, nyuma y'igicaniro cy'ibitambo byoswa habagaho igikarabiro. Iki gikarabiro cyakoreshwaga n'abatambyi, bakarabaga mbere yo kwinjira ahera. Abatambyi nk'uko byari byaragenze kuri Mose igihe yabonaga igihuru cyaka ariko ntigishye, Mose akabwirwa ngo kwetura inkweto zawe kuko aho uhagaze arahagenje gute, arahera. Iri ryahindutse n'itegeko ryageze ku batambyi yuko igihe bajyaga kwinjira mu buturo bwera bagombaga gukuramo inkweto kugira ngo igishushanyo cy'imikungugu cyabaga gishushanya kwandura kibakurweho, baze kwinjira ahera bameze neza. Hanyuma bageraga ku gikarabiro, abo batambyi bagomba bahamagarirwa gukaraba ibiganza byabo kandi bagakaraba n'ibirenge mbere yuko binjira ahera. Iki gikarabiro nacyo ni igishushanyo, twabiha ibisobanuro bibiri. Uwizeye igitambo cya Yesu Kristo, amazi twabonye ko ashushanya iki? Kubatizwa no kwezwaho imyanda. Sibyo yemwe? Gukaraba, kubatizwa, kwezwaho imyanda. Uwizeye igitambo cya Yesu Kristo arabatizwa, ukandagiza ikirenge mu rugendo rushya rwo kwezwa. Ariko urwo ni urugendo, wakandagije ikirenge ariko ni urugendo. Sibyo yemwe? Ni urugendo, ntabwo urarugenda. Twibukiranye, mu rugo hari igicaniro cy'iki? Cy'ibitambo byoswa, hakaba n'iki? Reka tubifata biroroshye, ni bibiri byonyine. Hari iki? Igicaniro cy'ibitambo byoswa, hakaba n'iki? N'igikarabiro. Reka tujye hakurikiraho. Kuva mu rugo cyangwa mu gikari ujya ahera, habaga umwenda ukingirije ahera, uwo tuwite ko ari umuryango wa kabiri. Uwa mbere uva hanze uza mu rugo, sibyo? Uva mu butayu winjira hehe? Mu rugo. Umuntu tumushushanye dutya, umuntu wari uri mu butayu yabarwaga nk'umuntu ukiri mu byaha, ukiri imbata y'ibyaha, ariko noneho yinjiye mu gikari, abazwe nk'umuntu wamaze kwinjira ahantu yemerwa nk'Imana, nk'umuntu wamaze kugeza gute? Gutsindishirizwa. Noneho hakurikiyeho ahandi hantu rero. Ha hantu hakurikiyeho tubonye haje umuryango wa kabiri, wari igitambaro gitandukanya hahandi hitwa mu rugo, kahatandukanya n'ahitwa hera. Uyu muntu, uwo muryango wa kabiri niwo mwenda ukingirije ahera, uva mu gikari ujya ahera. Ahera cyari icyumba cya mbere utabariyemo hanze, ubaze icyitwa ubuturo, kandi hari ahantu winjira binyuze mu muryango wa kabiri hashushanya kwezwa. Biranoroshye, ahera, kwezwa, ntibijya gusa, bifitanye isano. Ahera, kwezwa. Ahera rero habaga ibintu bitatu. Icya mbere yari ameza y'imitsima, icya kabiri cyari igicaniro cy'imibavu, icya gatatu cyari igitereko cy'amatabaza. Aya meza y'imitsima ashushanya ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni umutsima w'iki? Ni umutsima w'ubugingo. Kandi iryo jambo ry'Imana mu rugendo rwo kwezwa ni imwe mu mbaraga twaraye tubonye nimugoroba ifasha umuntu kugira ngo abashe kuva mu bwana akure. Bibiliya bivuga ngo iyo umuntu akiri muto arereshwa amata, ariko igihe kikagera akareshwa n'ibyo kurya bikomeye. Ni ukuvuga ngo wa muntu ukiza, wa wundi wamaze gutsindishirizwa, akeneye ijambo ry'Imana kugira ngo ashobore gukura, ashobore kuzamurwa. Imeza y'imitsima yabaga ifitemo imitsima 12, ku ruhande rumwe ikibumbe cy'itandatu n'ikindi cy'imitsima 6. Ntabwo ndi bugerageze gufata buri kantu kose ko mu buturo bwera n'imyambaro ngo ngerageze kubishanya n'ibi, bya bisomo rirerere cyane.
abemeza y'imitima rero yashonyaga ijambo ry'Imana nk'ikimenyetso gikomeye umuntu w'umunyabyaha wese agomba kunyuraho kugira ngo amuhindukire ijambo ry'ubugingo amukuze. Icya kabiri cyari igicaniro cy'imibavu. Igicaniro cy'imibavu gishanya amasengesho y'abera. Igicaniro cy'imibavu, amasengesho y'abera. Gusenga kikaba ikindi kintu cya kabiri, indi ntwaro ya kabiri umuntu uri mu rugendo rwo kwezwa yifashisha kugira ngo abashe gukura. Twarabibonye, gusenga ni inzira tuganiriramo n'Imana kugira ngo tubwire Imana ibyo dufite mu mitima yacu, ariko kandi bibamo imbaraga ituma dutsinda kugira ngo bya bindi ijambo ry'Imana ryatumenyesheje rikatubera indorerwamo itumurikira ikatwereka ububi bwacu, tubona imbaraga zo kubigenderamo. Ni ingorane iyo turiye umutsima ariko ntidushobore kugera ku gicaniro cy'imibavu, kubera yuko wa mutsima wacu ushobora kuza ukagwira pe tugahaga, ariko tugahinduka abantu bafite ubumenyi badafite imbaraga zo kugendera muri ubwo bumenyi. Twabisubiyemo kenshi, bene data twizera kimwe, reka twe kuba abantu b'igitabo n'inyuguti gusa, ahubwo duhinduka abanyamasengesho. Duhinduka abanyamasengesho. Dukeneye gusenga kugira ngo imbaraga z'Imana ziva mu ijambo ry'Imana twamenye zibone imbaraga. Igice cya gatatu cyitwa igitereko cy'amatabaza. Igitereko cy'amatabaza gifite ibisobanuro bibiri. Icya mbere ni ukwera imbuto, kuba umucyo, kubitabaza. Igitereko cy'amatabaza kandi gishobora gusobanura umwuka wera, twifashishije Zakariya igice cya 4 umurongo wa 2 kugera ku wa 6 n'ibyahishuwe umurongo wa 4 kugera ku wa 5. Ibyahishuwe cya 4 umurongo wa 5 mumbabarire. Kubera iki gitereko cy'amatabaza turebe ibintu bibiri kandi byose bikaba ari ingenzi. Ikintu gikomeye umukristo wamaze kwiga ijambo ry'Imana, wamaze gusenga, akeneye kugira ngo ashobore kugira imbaraga ni ukuyoborwa n'umwuka wera. Haleluya. Dukeneye kuyoborwa n'umwuka wera. Mwuka w'Imana avugana natwe mu bintu byose. Mwuka w'Imana aganira natwe mu nzira zacu zose. Mwuka w'Imana ntabwo atwigisha gusa, ahubwo aduha n'imbaraga n'ubwenge n'ubushobozi bwo guca mu bigeragezo tugatsinda ibyaha, tukarushaho kugenda twezwa. Atubera umucyo utumurikira, tukarushaho kumenya icyiza n'ikibi. Bibiliya iratubwira ngo umunyamakenga y'ibibi bije arabibererekera, ariko umuswa we abyirohamo agaterwa, sinzi icyo biri komeza ivuga, ariko akababazwa nabyo. Niyo mvugo birikoresha. Birakwiriye yuko twemera kuba abanyamakenga, twemera kuyoborwa n'umwuka wera akatumurikira kugira ngo ibibi nibizaho kugira ngo tubyirohemo, ahubwo tubibererekere kuko tuyobowe n'umwuka wera. Dukeneye ijambo ry'Imana mu rugendo rwo kwezwa, dukeneye gusenga, dukeneye kuyoborwa n'umwuka wera. Ariko biruseho iyo tugeze aha ngaha dutangira kuba amatabaza. Umuntu uri mu rugendo rwo kwezwa atangira kwera imbuto. Umuntu uri mu rugendo rwo kwezwa atangira kubera abandi icyitegererezo, kuko hari imirimo Imana iri gukora mu buzima bwe bitandukanye na wa muntu ugitsindishirizwa twabonye. Umuntu ugitsindishirizwa yibonaho ubwiza abantu batamubonaho, abona ari mwiza cyane kuruta uko abantu bamubona. Mu gihe umuntu uri kwezwa abona ari mubi kuruta uko abantu bamubona. Ellen White yarabyanditse, yavuze ku kintu cyitwa umucyo muto n'umucyo munini. Yavuze kuri Yesu Kristo, aravuga ati Yesu Kristo ashushanya umucyo munini ari wo zuba, hanyuma twebwe tubasha kuba imicyo mitoya ariyo ki? Ukwezi. Sibyo? Ukwezi ntabwo kugira urumuri, ukwezi ntabwo kwaka. Sibyo yemwe? Yabishushanyije atyo, aravuga ati niko natwe tumeze, muri twe ntabwo twigira mu mucyo, ariko iyo duhanze amaso kuri Yesu Kristo, burya izuba n'ukwezi kugira ngo ukwezi kutugarurire umucyo, nuko kwagushobora kuba gufite ahantu kuri gutegana n'izuba kugakurura wa mucyo kukawutuzanira. Ntabwo ukwezi kwaka haka izuba rigacisha umucyo mu kwezi tukawubona. Natwe niko tumeze nk'ukwezi, ntabwo tugira umucyo wacu, ariko iyo turi mu rugendo rwo kwezwa, Yesu Kristo umucyo uca muri twebwe ukamurikira abandi bantu. Ndasaba Imana ngo ibidushoboze. Hari ibintu bitatu bikomeye tubonye bifasha umukristo uri mu rugendo rwo kwezwa, mu rugendo rujya mu ijuru, kwiga ijambo ry'Imana, gusenga no kuyoborwa n'umwuka wera. Mu gitabo cyo kubara igice 35 umurongo wa 11 n'uwa 15 hari amagambo ahavugwa afite igishushanyo gikomeye cyo gutsindishirizwa
no kwezwa. Ngo muzitoranirize imidugudu y'ubuhungiro kugira ngo gatozi wishe umuntu atabyitumye ayihungiremo. Iyo midugudu uko ari 6 ibera Abisirayeli n'umunyamahanga n'umusuhuke bo muri iby'ubuhungiro kugira ngo gatozi wese wishe undi atabyitumye ayihungiremo. Imidugudu y'ubuhungiro nayo yari ifite igishushanyo gikomeye kuri Yesu Kristo. Yesu Kristo niyo mudugudu w'ubuhungiro wacu. Imana yari yaratanze amabwiriza yuko nibagera ni Kanani bazagira hakurya ya Yorodani imidugudu 3 y'ubuhungiro, no hakuno ya Yorodani bakagira indi midugudu 3 y'ubuhungiro. Iyo umunyabyaha yashoboraga kuba akoze icyaha, cyane cyane birivuga igihe yabaga yishe umuntu atabigambiriye, amategeko yashoboraga kumugonga, abamubonye bashoboraga kumwica. Ariko ngo iyo yirukaga cyane hanyuma ngo akagera mu mudugudu w'ubuhungiro akawukandagizamo intambwe gusa, nubwo amufata yamaze gushyiramo akaguru kamwe yabaga atagipfuye, yabaga abaye muzima. Niko bitugendekera imbere y'Imana. Satani ni umurezi wacu, yifuza kuturega rwose, ndetse yifuza ko ibyaha byacu byahinduka impamvu y'urupfu rwacu. Ariko iyo twakandagije ikirenge muri Yesu Kristo tugatsindishirizwa, tuba duhindutse abana b'Imana, ntago tuba tugipfuye. Haleluya. Dushima Imana kubwa Yesu Kristo. Ahera cyane habaga tubona ko nyuma yo kwezwa tuzahabwa ubwiza. Nimugoroba twabyize, niyo mpamvu byari gukomerezaho. Aho Imana iri niho tuzatura, niho tuzarebwa ubwiza. Ibice bikomeye bigize ahera cyane, Bibiliya itwereka igice kimwe gusa cyitwa isanduku y'isezerano, ariko harimo n'ibindi bintu byari biri ahera cyane. Kuri iyo sanduku habaga abamarayika b'abakerubi, kandi hakabaho n'intebe bitaga intebe y'ihongerero cyangwa intebe y'ubuntu. Ndashaka kugira ngo ibisigaye nsoma umurongo umwe wo muri Yohana 3:2 avuga ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ni kurerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe kuko tuzamureba uko ari. Ahera cyane ntabwo ari ahantu hakoreshwaga ibintu byinshi, ntabwo hakoreshwaga kenshi. Ubu ndagaruka ku mirimo, simvuga gusa n'ibyari bihari. Isanduku y'isezerano yabagamo amategeko 10 y'Imana. Amategeko 10 y'Imana kuba mu isanduku y'isezerano cyari ikimenyetso cya mbere cyo kwera kw'Imana, kigaragaza imirimo yo kwera kw'Imana, ariko kandi kikaba n'urwibutso ku munyabyaha rumwibutsa igihe yishe amategeko. Ni ukuvuga ngo yarahagarariye kwibutsa umunyabyaha igihe yarenze umurongo. Kandi amategeko y'Imana yari arimo nk'ikimenyetso cy'ubucamanza bw'Imana cyangwa se cy'urubanza rw'Imana. Bityo wabaga yakoze icyaha akabazi ko hirya ahera cyane uyu munsi tuve ko twageze mu guhabwa ubwiza, sibyo? Mbere yo guhabwa ubwiza hazabaho urubanza. Nako mumbabarire, hirya yo guhabwa ubwiza hazabaho urubanza, kuko abazahabwa ubwiza biritubwira yuko Yesu naza abazamubona bazahabwa ubwiza. Twabibonye mu masomo tumaze gusoma. Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Muri uko gusa na Yesu Kristo rero, hirya yaho Bibiri tubwira iby'urubanza. Amategeko y'Imana yashushanyaga ibintu 3 tubonye. Icya mbere ni imico y'Imana, icya kabiri cyari ikimenyetso kibutsa umunyabyaha ko yacumuye, icya gatatu yasobanuraga urubanza rushyirwaho umunyabyaha wishe amategeko. Ariko kandi ahera cyane hari intebe y'ubuntu, yari aho ngaho yibutsa umunyabyaha ko nubwo umunyabyaha afite amategeko amushinja, nubwo adashobora kugera ku bwiza bw'Imana, ariko hariho intebe y'ubuntu bw'Imana igaragaza ko kubw'ubuntu bw'Imana tubasha gukira. Ahera cyane umutambyi mukuru yahazaga rimwe mu mwaka. Ikintu cyabaga cyabaye, ubuturo bwera bwashyirwagaho bya byaha byabayeho byose. Cya gihe cyose umuntu yazaga agatamba uyu munsi, icyaha cyawo umunyabyaha cyashyirwaga ku buturo bwera. Muze kubisoma mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi chapitre ya 30 irabisobanura byose. Hagaragaza yuko ibyaha byose uko byatambwaga mu gitondo na nimugoroba, haberaga umuhango wo gutamba, hakaberaho umwanya wo gusenga no kujya kuri cya gicaniro cy'imibavu. Bityo bya bintu byose byakorwaga byitwa ibyaha byagendaga bigashyirwa ku buturo bwera. Nyuma y'umwaka umutambyi mukuru yagombaga gukora umuhango wo gukura ibyaha ku buturo bwera, ariyo byitwaga kweza ubuturo bwera. Icyakorwaga rero, hazanwaga ihene ebyiri. Izo hene ebyiri, imwe ikaba igitambo gitambirwa Imana,
hanyuma amaraso yayo akagenda akaminjirwa kuri ya ntebe y'ubuntu cyangwa intebe y'ihongerero. Bityo cyari igishushanyo cy'uko ibyaha byose bigiye bigashyirwa ku ntebe y'ubuntu Yesu yicayeho uyu munsi kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu. Ihene ya kabiri rero, izo hene zakorerwaga ubufindo niko biri bitubwira. Hanyuma iya kabiri yo yashyirwagaho bya byaha byose. Aroni ngo yayifataga mu gahanga igihe avuga amagambo yo gushyira ibyo byaha byose biva ku buturo bwera, hanyuma ngo bagafata umuntu watoranijwe akagenda akajya kohera iyo hene. Icyari igishushanyo cya Satani uzashyirwaho ibyaha by'abatuye isi bose bemeye kwizera igitambo cya Yesu Kristo. Nguru urugendo Imana yagendanye n'umuntu, ariko ishushanya umuntu uzacungurwa na Yesu. Ubuzima bwacu ni igiteranyo cy'amahitamo dukora buri munsi. Iherezo ryacu ni igiteranyo cy'amahitamo dukora buri munsi. Iyo twemeye Yesu Kristo, Yesu aduha kubabarirwa ibyaha byahashize, tugahinduka abana b'Imana. Niba warizeye Yesu Kristo, abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Ntabwo ugipfuye, ariko kandi nubwo utagipfuye, Imana iraguhamagarira kwezwa. Imana iraguhamagarira kwemera kwinjira ahera kugira ngo ibyaha byawe byose bikurwe kuri wowe, bishyirwe ku buturo bwera. Igihe kizagera Yesu Kristo bitambirwa, nabwo Bibiri tubwira yuko hazabaho kwezwa ku buturo bwera bwo mu ijuru. Igihe twaraye tubyize nimugoroba ngo dore ndarema ijuru rishya n'isi nshya, ibyo gukiranuka bizagenza gute? Bizabamo. Imana iduhe gutsindishirizwa, Imana iduhe kwezwa, kandi dutegurire kuzahabwa ubwiza. Ndabikwifuriza. Imana ibiduhe mu izina rya Yesu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.